ntiwandebeye ukuntu ntiwabonye ku bintu yakoze yatumwatse amafaranga oya muretse mbere asigaje ko dusangira ipura y'ibiryo gusa ibiryo yanze gutanga amabwira ikibazo nabibonyemo kadogo no wanyoko kadogo no wasibiryo ko bya ejo tumemba yacu ejo bizasubirwamo ejo bizasubirwamo kabisa bitaba bitese kusini ikibaho n'ibiki ije mukabwira ako mwana n'uwo wanze guhinga aho bacana bitoma ko se wa kireze we ngo mutanga umva man wasakira je cyimyuma sigaho kunango bisa no n'ubu yakomeje ubunatuze tababwire ese nkuru we n'urumuna nk'ubu kikoni n'urumuna wamugabo uratuma inzara y'icumunyarwanda ubundi kwazaga wenyine kubera iki ni murumuna wawe mumana wanje mushaka ese usigaye muzana n'ubu ngubu ko twe twarakwihanganiye byagenze wabagira nta kibazo ushaka uzi nawe none urujemo ngo ese n'abantu ibi ibi byari birimo amara twebwe dukorera make yacu noneho batangiye bayadutera ibyo bindeke ndaje mwere murumuna wawe noneho abimuzanyemo ubikunize byagenda ute kurira ibiryo bakanamukubita uba witonze none kadogo yaratetse ibyananiye dusomeye mubijyane kadogo yari yabyaye ubundi kadogo yari kado irira ibyo ngibyo ihanga ibyo wari watetse muri byari iby'ingurube byari iby'iki twakomeje kubiganiraho tuvuga ati munafumbire ryakazana kado byampaye ibyo wari watetse ntabwo ari sawa wagira ngo ni mu rumogi yewe kadogo we avugaga yo baduhaye tugiye kurira kare wowe domo nibyoroshye mureke so basitonda ushaka nizoga muhave ushaka nizoga kado mushatse n'intambara samani mushatse n'intambara wababiri gutabare hano kwa rudomo ese mwana urabona bishobora aba bagabo ntabwo ubishobore musiga nyuma yo kurya hagera kuri intambara turira ibiryo mugera no byarangiye heza aho batagira nuko mubyariye byanashize ntibyariwe byarangiye ariko man ntibyarangiye man muze twigendere man ubundi twahera muri ibi ngibi kuzajyanye tujye mu kazi n'ubundi baduhaye amata turi kumwe muguma aho ngaho gusa muzi guteka umusa gusa rudomo umusa reka twigendere byihore wanda narimbuga ndabibona wowe se wowe urikira umuhakorera muri pantaro yawe uramumuriza gusa muzi guteka mwa bagabo kabisa umvarate sibyo yego nata bira bigabo byihore sibyo bigabo byihore ya nibisambo ndabibonye harimo cya rudomo mbega abagabo kurwanira ibiryo siko wagera hariya shakaramu rudomo uramuzi yewe nabonye wagira ni sama ben radeni kikunda kuza iwanjye kizagaruka tugifate tuzagifata tugicunge ahubwo tuzateka ipirawo kuwa gatanu ahubwo ni inshuti ya madamu wanjye ni inshuti ya madamu tubonye uburyo tumufata ubu nawe azaza mu rugo sha byihorere muhungu hari ibyo mba ntekereje yego kagira inkuru rero hari ibyo mba ntekereje inkuru yose watekereza umbwire ko ariyo kuzafata bariya bagabo biriya bigabo byose ni ibigome n'uburyo byarwanira ibiryo wari kugira ni Kadafi wihuriye na Hitler harimo rudomo uriya ni umugome mubi cyane mutanga umva rero nungutse akanama umva mutanga naje ko ari we wasengesha
yaragusenyeye none akaba yari no kurwanira ibiryo. Uze ko ari wowe wansenye. Kumbi sha. Bene kari akageze. Okay. Reka nkugire inama. Uranyizeye? Ndakwizeye. Gutangana so kugira tumufate. Kuwa gatanu. Nabonye akunda ibiryo we. Ibiryo? Kuwa gatanu. Ubwira umugore wawe, sibyo? Azateka ipirawu ya danje. Dute tumuhamagara ku mwana yabatijwe. Ubundi aze mu kirori tukwereka ibyo twikorera. Nzaba ndaho ngaho ndi kumucunga. Nawe hari utundi uri kwitaho. Byihorere sha, byihorere. Reka nkubwire. Ariko uriya bamukubise ikorera. Oya ntukarwanire mu rugo rw'abandi bantu. Uramenye utazarwanira mu rugo. Igikomando nakoze nagikoreye ubusa. Nari kumukubita hano gusa. Ahanga. Oya seka ni mu rugo rw'abandi bakumanyura. Umusa ibya mutangana katubireke tuzabikomeza natwe tugiye kumucunga kwa gatanu. Zikari ko bimeze. Sawa. Sawa.